neza aririmba neza niwe na kwemeza. Shadibu ni ngiye mufata nk'umusocial entertainer niko nabyita, wa muntu uhitingisha imbuga nkoranyambaga. Abo bantu babaho. Ndaza no kureba nanone ibindi bisobanuro Slayqueen icyo yabivuze kuri internet, nze kureba. Ntago na savinze amafaranga kugira ngo mite nubaka hano. Amafaranga ya mbere na savinze nacuruje moto z'amaokaziyo. Hari video nabonye urimo ya Charly na Nina. Amafaranga bakwishyuye ni nkangahe? Ntabwo tubahenda ntabwo ndenze ijana. Hari umukobwa wigeze usaba urukundo akarukwima? Arahari. Uranyura nkakunyura, ibyo ntawabihinyura. Yes, ni One Nation Radio nk'ibisanzwe. Uyu munsi nabwo turongera tuganire, tubagezeho amakuru menshi yatandukanye. Twizere ko aho muri mumerewe neza, twizere ko kandi Imana ikomeje kubarinda. Ari nako kandi dushimira abantu mukomeje kutwereka ko tubana, mugakora subscribe, mukaduha comment aho hasi. Nibyo kubashimira, n'iby'agaciro. Uyu munsi rero umutumirwa tugezeho yitwa Eric Sekamana, azwi cyane mu ruganda rwa hano mu Rwanda rw'ibijyanye n'imideli. Ikaze mu kiganiro cyacu. Ikaze Stizo. Amakuru yawe? Meza. Umeze neza? Ndakomeye. Meze neza. Umunsi wawe wagenze gute? Umunsi ni gahoro wacumbagiye. Kubera iki? Ni coronavirus cyangwa ni ikindi? Nayirimo. Ibintu urebye bisa nk'ibyagabanyutse, muvuma zagenze gahoro. Ari muvumo wana zitamenyerewe wenda mu buzima busanzwe. Ikintu ubona cyagabanyutseho. Kutaragura mask wayibuze zashize cyangwa? Ari ndimana ndaza kuyigura. Ariko ikintu cya mbere nabonye mu bintu by'ibanze bari kudusaba kujya hagati ya metero imwe, kutajya mu kivunge cy'abantu, ndetse no koga intoki. Ibintu nk'ibyo ngibyo no gusuhuzanya tudakozanyijeho ibiganza. Ni ikintu numva nibyo nahereho mbere, ariko maske ndayigura, ndaza kuyigura. Yego. Eric Sekamana muzi mu ruganda rw'imyidagaduro, ko by'umwihariko mu bijyanye n'imideli. Ibi bintu umuntu yavuga ko ubimazemo igihe kingana gute? Maze imyaka 8. N'umwaka wa 8 kuva ndakeka no guhera 2012 mu kwezi kwa 8. Nibwo numva maze ndumva imyaka 8 iruzuye. Imyaka 8 ntago ari mike, ariko se umuntu yavuga ko challenges cyangwa se imbogamizi wagiye uhura nazo ari izihe? Imbogamizi za mbere hari kuba ikintu cyari gusa nkaho ikintu gishyashya cyari kije mu Rwanda. Abantu benshi batarasobanukirwa wenda ibijyanye no kumurika imideli cyari cyo, ndetse n'abatafata kimwe n'abandi imideli igomba gukorwa, dore ko iwacu ntago hari hakaza inganda. Nyuma y'imyaka 8 nta nganda nyinshi se cyangwa nta matoriye menshi yari yakaza, ndetse na gahunda ya Made in Rwanda yaravugwaga cyane, ariko bitarashyirwa mu bikorwa. Ubu ngubu hari ibikorwa byinshi bikorerwa inahangaha, harimo n'imyambaro, harimo imideli muri rusange itandukanye, hari imodokari, hari ibintu byinshi. Hari imbogamizi nuko n'ibyo bintu byari bitaraza. Akenshi wasangaga tumurika ibiva hanze cyangwa ibyo mu bihugu by'abaturanyi. Hanyuma rero urabikoze, birakunze, abantu barakumenye. Akenshi usanga ku mbuga nkoranyambaga buri munsi ni ibintu umuntu yavuga ko bifite influence mu kuba abantu baganiraho, ariko nka kuriya iyo abantu bagikrititse kavuga ati ariko uyu musore hano haraburamo utuntu byakira gute? Umuntu ashobora kuvuga icyo atekereza. Iyo aguhaye message urayumva, cyane ko ndazisoma.
hari ugukritika akagukritika nabi ndetse cyane urabyihorera burya kuko ubu urebwa n'abantu benshi ndetse aba bafite imitwe itandukanye arushaho kukubwira ikintu aricyo ariko akakikubwira mu buryo butari bwiza urabyakira kuko burya artiste aba ari umuntu ureba mu buryo butandukanye nk'ubwundi muntu uwo ari we wese aba agomba kugira umutima ukomeye. Yego. Kuba umunyamideli ni ibintu abantu bamwe bumva ko niba uri umuhungu ugomba kuba uri fit ufite amatuza warateruye, abandi bati n'utarateruye ashobora kuba umunyamideli, ariko wowe nk'umunyamideli ubyumva gute? ni nk'umumurikamideli niko dusigaye twitwa. Mbere na mbere kuba fit ni byiza, bituma umuntu arushaho kugaragara neza, ariko ari ikigereranyo ni ukuvuga ngo kiba ari mpuzamahanga. Hari abatoya, hari small size, hari medium size, harimo wenda n'ababyibushye uretse ko badakunze kugaragara. Ariko small size impamvu mvuga ngo si ikintu cyita kigaragara cyane, umuntu uri fit donc usa nkaho ufiteho n'amamaso makeya usanga bakoreshwa mu bintu byinshi kurenza wa muntu mutoya cyane za small size. Ni ukuvuga ngo abashobora kuba yaba mu video scenes, aba tubona bakitinga mu ma video clip, bariya ba Jennifer Lopez bajya akoresha William Levy, bakinishwa mu mafilme no mu mapublicity atandukanye y'imyambaro irimo stretch, ibintu nk'ibyo nibo basanga bakoreshwa mu bintu byinshi cyane. Hanyuma small size ni bamwe bakunze kujya kuri runway mu ntambuko iyo habaye ibitaramo, bitewe n'imyambaro ifite size ntoya, niho ubona batandukanira. Wowe ubarizwa uri muri medium, uri muri small cyangwa uri muri big? Ndi muri medium. Ndi muri medium. Ariko ubwo nawe ubwo bivuze ko niba uri no muri medium urebye n'ukuntu ugaragara bivuze ko biri kose ujya muri gym, ushaka kumenya ujya muri gym kangahe mu cyumweru? Akenshi nkorera mu rugo, ntakubeshya nkorera mu rugo. Gym kereka ari nk'ikintu nitegura, ushaka kuba ari nka video runaka ndi kwitegura cyangwa publicité runaka nayimenye mbere, ushaka gufata nk'ibyumweru 2 cyangwa ukwezi ajya muri gym. Ariko ibindi bintu bisanzwe usanga ari ni kwa kundi umuntu ataha ku mugoroba cyangwa mu gitondo ubyutse, ni workout akenshi, ni workout nikorera mu rugo. Ndifuza kumenya hari video nabonye urimo ya Charly na Nina, amafaranga bakwishyuye ni nkangahe? Iki kibazo abantu benshi bakunze kukibaza, ariko ushobora kubivugira imbere ya kamera nka gutya ugasanga abartiste benshi babigendeyeho, kandi wenda biterwa ngo n'umwartiste mukoranye ninde, sibyo icyo gihangano wenda kizagarukira he, uwo muntu nyine urwego rwe nuruhe, ariko ntabwo bavuga ngo ni makeya cyangwa se ngo ni menshi araguhagije. Umuntu ahora agikenera ibintu byinshi. Okay, ubwo nabyumvishe ko bigoye kubitubwira, ariko yari hagati yangahe nangahe? Ntabwo tubahenda, ntabwo ndenze ijana, ne kuzajya ko abenshi bumva umuntu akwandikiye n'ubutumwa ngo abamurikamideli ngo mwifunze mukanga gufasha abartiste bagenzi banyu. Ariko ntabwo ndenze ijana ku artiste wenda batarakomera 100%, ariko hari wowe twanahura na 500 nkayavuga bataza kugira ngo turi cheap cyangwa biri hasi. Akenshi kubera yuko hari umuntu kwandikira ugasanga wenda mufitanye ukuntu muziranye akagusaba ubufasha, kandi ukumva utari bumuhakanire, kanakwereka icyo gihangano cyawe, hari approach akora akabona n'uburyo yayikozemo, ibintu biba byoroshye burya umutega amatwi. Ubwo tuvuge ko rero kwa Charly na Nina baguhaye 100? Ntabwo ari byo navuze ko ntabwo yarenze. Ntabwo yarenze 100? Ushobora kuba ari naryo. Ndaza kubona abandi bahise bavuga ngo none se ngo kanaka ntiyaguhaye 90 cyangwa 100 ngo twebwe ngo wadukoreye. Yego. Hanyuma ubwo tugaruke kuri gym gatoya, niba wenda watubwiye ko ukorera mu rugo, ariko workout ukora cyangwa se ku munsi
bakunze kubyita ngo ni tize. Ni ubuhe bwoko ziba zimeze gute, ni zingahe, niba ari abdomino ni zingahe, kugira ngo n'umuntu uri kugukurikira wenda ukunda size yawe nawe wifuza kungana nkawe wenda nawe abashe kuba yakumviraho. Pompage ni 200 ku munsi ngomba kuzikora, abdomino ni 100. Hari ibyo gusota umugozi ho nturuna inshuro 500 nibura gusota kugeza aho nabize icyuya. Ntangira ibyo bintu byose nabaye shofu, nibura ibyo bintu iyo nkoze niyo byaba ari igice ku mugoroba cyangwa se nakoze ikindi gice mu gitondo ndaryama kugira ngo mbone n'umwanya wo kuruhuka. Iyo ukoze byinshi uhera mu buriri nyine amasaha y'akazi akagutwara. Hari abavuga ko ariko kuruhuka nabyo ngo ari ngombwa, binafasha umubiri kugira ngo nyine ungane kwa kundi uri gushaka. Hari umuntu ushobora gukora ibintu by'umurengera ahubwo akanuma ntuganguke nk'uko ubishaka. Burya iyo wakoze siporo ukanywa n'amazi menshi habaho nabyita grossir, niko nabyita mu rurimi rw'igifaransa, donc uko umubiri ukabyimba. Burya no kuruhuka ni ibintu bituma umubiri umera neza. Ku bijyanye no kurya rero, ukunze kurya iki usoje, biba bingana gute? Ibiribwa byose ndabirya, ibiribwa aho biva byose bikagira biribwa, kereka nk'intoryi zo iyo ndiye 5 nibwo numva zisharira ariko iyo ndangije gym wenda siporo se ibintu nk'ibyo ni ikintu kirimo no kubanza amazi n'imwe y'ingenzi, ukaza gukurikizaho akaji se cyangwa imineke na yogati, ibintu by'isukari nka biriya, ukaza no kurya ibitera imbaraga nyuma yaho. Nibyo mbanza gufata. Hanyuma rero ubwo abadukurikiye muri kumva imyitozo yose akora kugira ngo abashe wenda kugumana size afite uyu munsi, birashoboka ko dukurikiye ushobora kuba uyikunda cyangwa se wifuza kuba yangana cyangwa ikarenga nkayo, ubwo muri kubyumviraho. Ariko noneho ntabwo uyu muhati wose wawukora nta kintu witeze kiri buze kuza kukugarukira. Watubwiye ko umaze imyaka 8 uri muri uyu mwuga, ariko se ni iki wavuga umaze kukungukira cyangwa se kukuzanira? Mbere na mbere hari connaissance, kuvuga ngo kumenyana n'abantu. Hari platform wenda yaho ushobora kuba ugiye gutanga ibijyanye n'ibyo ukora kugira ngo babe bakwakira. Ikindi ni ibikorwa byo mu buzima busanzwe ushobora kwinjiriza amafaranga, harimo ikinamba turimo, urabona bitanga serivisi wenda yo koza amamodokari, guha urubyiruko bagenzi bawe akazi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bivuze ngo iki kinamba turimo, ubwo abadukurikiye niwumva ikinamba na hano bogereza imodoka, niyo terime inaha ikoreshwa Kigali. Ni cyawe iki kinamba? Yes, ni cyane kwa Sekalu kwa Sekamana Louis. Ubwo Sekalu ni Sekamana. Sekamana Louis. Sekalu yurihimye uko bimera. Yego. Ntabwo ari umushinga uba woroshye ku muntu w'umujene ubitangiye. Hajya hano hantu hagiye kumara igihe kingana gute? No ukwezi n'igice dutangiye, nicyo gihe gishize. Yego. Twavuga ko ari umushinga washoyemo amafaranga angana gute? Urabona ni ahantu hanini, uranatubwira niba ari ikibanza cyawe cyangwa se ari uwo wakodesheje. Hari ibikorwa birimo, hari abakozi, ingano y'amafaranga washoye kugira ngo bibashe gukunda nangahe? Ubwo uranatubwira nuko wabitangiye kugira ngo ubashe kuba uyu munsi noneho warabigezeho. Uraza kumbabarira kuko hari ibintu bijyanye n'amafaranga buya rero ariko bivugira muri kamera bikarangira bibaye ibindi. Ariko biba bishobora gufasha umujene uri hariya ukitinya, kandi ushobora nawe gusevinga amafaranga buhoro buhoro bikagera ahantu, nyamara nawe akagira igishoro akaba yakora umushinga nk'uyu. Ko turi muri gahunda yo kwihangira imirimo, muri gahunda yo gufasha abajene. Ntago na sevinze amafaranga kugira ngo mite nubaka hano. Amafaranga ya mbere na sevinze nacuruje moto z'amaokaziyo. Noneho inyungu mbonye niyo na sevingaga, sibyo?
hanyuma ikibanza cyo ndakodesha hari nta kintu cyari gihari nige waje ndabiforma ndahubaka wenda si makeya kuko turacyayagaruza ariko umubare naba ngiye kuvuga umutoya kuko hari ibintu byinshi bikiyongeramo hari imashini zindi zitaraza zatinze mu nzira kubera by'icyorezo cya coronavirus nacyo cyarabiteye ari gutinda mu nzira wenda kw'amato se cyangwa ibinyabiziga bizana ibikoresho ari gutinda mu nzira kw'amato se cyangwa ibinyabiziga wenda babizanye ibintu byaguzwe harimo n'iki cyorezo nyine cya coronavirus cyatumye movement zimwe na zimwe zihagarara nacyo cyagiye gitinze ibintu byinshi. Hanyuma ubwo reka dusubire inyuma ku by'ubucuruzi bwa moto bwaje kubyara iki kibanza. Wari ufite moto zingahe hanyuma wagiye usevinga gute? Hari ibyo tuzi bita gupatana moto ukaba wayipatanisha, hari kuba ari versement umushinga donc watangiye gute? Ndagira ngo umujene dukurikiye abone ishusho y'ukuntu ushobora guhera hasi bikaza kubyara ikindi kintu. Ariko ubwo ranatubwira aya moto yo yaravuye he, wari uyakwese? Ni muri za video actingagamo wenda ukabona make cyangwa hari ubundi buryo? Aya moto haba video z'aba artist, ibitaramo bya fashion ndetse n'iya Skol niyo yaje isa nkiyongera kugira ngo iyi Skol Mat nayibonye kuva 2017 nari nige bayirepresentaga niho habaye nk'ahampusa niko nabyita. Ariko ku moto ukuvuga ngo ushobora kugura moto wenda niyo igura 200 cyangwa 300 ushobora kuba ufite ikibazo cy'imisoro yagonze se ukaba ufite itsinda ry'abakanishi ukorana naryo naho najyaga nzijyana ubundi agashyiraho ipiyese yagiye yangirika. Moto ishobora kuba yanahagarara mu 600 cyangwa 500 wabaga ufiteho nk'ibihumbi 150 yungukaho wenda ukagenera n'uwayikoze ibindi 50. Niba uranguye moto nk'eshanu cyangwa enye yari igihe byabaga hari inyungu biri bukuzanire. Birakunze birakunze kuza kuyongera gushyiraho n'abakomisiyoneri abantu nk'abo ngabo. Yego, ubwo wacuruje moto zingahe? Ni nyinshi ni nyinshi ntago wabara umubare ariko ni moto ziba zarabaye nyinshi cyane kugeza ubwo nyine zikungura. Yego, ni ukuvuga ngo zirenga na 20 cyangwa 30 n'ijana. N'ijana zishobora kuba zararenze. Ni ibintu nakoze kuva 2016 kugeza 2018 numva mu myaka ingahe 3 aba ari myinshi. Usibye wenda uyu munsi uri muri ibi ariko ibya moto byo wari wabihagarika cyane nabyo uracyabirikomeje? Ibya moto narabihagaritse kuko nahinduye aho nakoreraga. Mbere nakoraga ku muhanda wo hepfo hafi na Merezi ariko ubu naje ruguru. Bisa nkaho ko abantu iyo baje ni ngombwa baba bari kubaza ati Sekaru ari hehe. Rimwe na rimwe ngomba kuba mpari, ntabwo nyifite ya masaha menshi yo kumuvinga cyane kereka nk'iyarawo ngiye kuzana. Yego. Hanyuma rero ubwo biragukundiye uyu munsi wa none ni ko kazi ukora konyine cyangwa wenda no kumurika imideli cyangwa hari n'akandi wenda ku ruhande ushobora kuba ukora? Ubu hari brand ya Lusek nayo igomba gusohoka. Hano ndahaba nkicamo ibice bibiri. Mu gitondo aba ari nko kuri atelier ariko ku mugoroba burya nibwo bakiriya ba hano biyongera. Urabona harimo umwe abandi bahoze bagenda abahaza bake. Urebye ku mugoroba nkunda kuza hano. Iyo brand ya Lusek izaba ari y'imyenda cyangwa izaba ari ikindi kintu? Lusek azaba ari amasakoshi. Lusek azaba ari amasakoshi. Nararebye mbona ku kintu kijyanye n'abakobwa bashiki bacu abamama bacu ibintu biva iyo ngiyo muri bya bihugu by'abaturanyi birabahenda. Yewe rero ngiye kugerageza nzane zidahenze cyane ariko zikoze neza zifite na marque. Akenshi usanga hano mu Rwanda marque dufite ni made in Rwanda kandi iyo ngiyo ni made ariko ntago ari brand.
brand dufite hano mu Rwanda rero ntayo nzi ikora amasakoshi ariko niba wabona ya Luseke nyamuneka ndagira ngo mbasabe bazanaduteza imbere izagera ku isoko ryari rero hagati mu kwa kane ndahamya neza ko izabageza ku isoko. Yego. Hanyuma reka twigire ku mbuga nkoranyambaga nawe urazisura ibintu by'aba Slayqueen urabyumva nawe ubibona ubukurikira imbuga nkoranyambaga aba Slayqueen iryo jambo urifata gute uribona gute ku bwawe? Aba Slayqueen rero iryo jambo rikoreshwa ku bwinshi uko nabyita hari ubwo ubyita umuntu bitewe n'uko abyumva kumva ko umubwiye nabi ariko ubundi igisobanuro giye ko naba nkizi ni abakobwa baba mu buzima buri rix kenshi igihe mbazi ku migabane yindi yo hanze y'i Burayi niho mbazi baba mu buzima buhenze bagendera mu bintu bihenze niko mbyita ubona ari nabeza nyine ni ukuvuga ni nka terme ivuga ati Slayqueen donc umuntu uzuvuna ni akantu kameze nk'akanya nanabyita akanyerezo tubyumva kenshi ariko ni akantu bavuga ku muntu ufite ibintu byiza biri ku rwego rwo hejuru bisumbye iby'abandi uhora ukeye ufite imodoka zihenze nk'ibyo ngibyo nuko mbifata. Inaha se uwo ubona bifatwa gute ku bwawe iyo urebye bifatwa nk'icyo gisobanuro? Oya ntabwo ariko ifata no kuvuga ngo umukobwa wese afasha agafoto akajya kuri social media runaka baba bivuga gutya ariko sinzi ko ibyo biba bifite niko mbize. Hari uwo se wenda hari abo ubona ushobora gushyira nko muri iyo kategori y'aba Slayqueen ku bwawe? Naha uriya se ni imbere numva yewe ntawe nzi ndumva ntawe nzi. Hari abakunze kuvuga ko Shadibu na Kate ari aba Slayqueen urabyumva nanjye bimvuga n'ibyo mbona ku mbuga nkoranyambaga ariko wowe babona ute batandukanya gute se nk'umuntu nawe wenda ushobora kuba ubakurikira? Ikintu nzi Kate Bashabe se wavuze Kate Bashabe ni umurikamideli ko mbizi afite na shop ibintu nk'ibyo ngibyo mu mujyi ndetse n'umukamasho modo nicyo nzi cyane ni umurikamideli ariko Shadibu ni njye mufata nk'umusocial entertainer niko nabyita wa muntu uhitingisha imbuga nkoranyambaga abo bantu babaho ndetse no mu video scenes njya mubona mu video clip atandukanye hari aba Bruce Melody hari aba Mutare Gabi ni gutyo numva ari nka gutyo njye nabavuga ko mvuga umuntu nkurikije ikintu njya mubonamo. Yes. Hanyuma babandi se babona muri ubwo buryo nari nkubwiye bo ku bwawe ubona ari byo si byose ntacyo ushaka kubivugaho se ubibona gute? Yewe icyo nabashije kubona nibyo nibyo nabashije kubona ariko burya ndaza no kureba nanone ibindi bisobanuro by'umuslayqueen icyo yabivuze kuri internet nze kureba ariko ibyo nibyo mpagaze niyo usuye imbuga nkoranyambaga zabo amafoto Kate Basha bafite nayibona karaya na fashion Shadibu niko ku ma account ye ameze ni umuntu ukurikirwa cyane urumva ni umusocial entertainer nyine n'ibyo akora byo mu gukora ama video akaba no mu video scenes nibyo kintu njyewe nzi nibyo mbasha kubona. Yego. Hanyuma rero ndashaka kukubaza utubazo dukeya mbere yuko dusoza. Ni ikihe kintu cyakubabaje cyane mu buzima bwawe? Ikintu cyambabaje ntabwo nigeze nkina umupira w'amaguru niwo nakuze nkina nzi ko ariwo nzakomezamo nkazakinira equipe nationale nicyo kintu gishobora kuba cyarambabaje. Ni uwuhe musitari kazi w'umunyarwanda kazi wiyumvamo cyane?
uzarinde buriya kumwiyumvamo, kunda ibihangano byiwe. Cecile Kayirebwa. hanyuma tugende noneho ku wundi ariko bitewe n'uko ateye umubiri we hanze. Asina niwe nzi ateye neza, aririmba neza, niwe nakemeza. Ni ryari wigeze kubabara cyane ukumva wihebye? Ni ryari icyo gihe ko numva kitaraza, ntabwo kiraza. Ni ikihe kintu Sekamana Eric atakazaho amafaranga ye menshi? Mu myambarire, gutembera se, ibyo bintu ushobora gutakazaho amafaranga menshi. Hari umukobwa wigeze usaba urukundo akarukwima? arahari ariko byatewe na gahunda z'ubuzima bwe. Nabonye ko atari ukuri nyuma komuteri nawe yarabinsobanuriye, yagiye kugwa kuri. Dusoza, ni ikihe kintu gishobora gutuma ubeshya? Ikintu gishobora gutuma mbeshya, kumva ntacyo, kereka ari nk'impanuka se cyangwa ari ibyago biri buze kuba, hari icyo ndi buramire bishobora gutuma mbeshya. Turasoje, ariko hari umuntu ushobora kuba warugukurikiye w'umufana wawe cyangwa ukunda ibintu ukora cyangwa ugize n'ikindi yungukira mu kiganiro tugiranye, ubutumwa bwawe dusoza ni ubuhe? Ubutumwa bwa mbere ni abakunzi bacu, ni ukudushyigikira. Imbuga nkoranyambaga zacu ngewe hose ni Sekamana Eric Louis, na nimero yanjye burya iba kuri Instagram abayibona, ndetse ko iyo dutangiye guhura n'abaduhungabanya nyamuneka rwose twitabaza za nkingi abazungu bagiye bashyiramo kugira ngo tubirinde. Ni ukudushyigikira bakaza no mu bitaramo byacu, bajye baza no muri Sekaru Kawosh. Dore uyu munsi abakiriya bagabanyutse mu kanya barabiyongeramo, muze kuza. Hari n'igitaramo kiri mu kwa gatanu, izina sindi buvuge babyihanganira, ariko ibi bikorwa iki cyorezo nk'ikiramuka kirenze cya coronavirus, bazaze kwitabira. Nanabashishikariza gukomeza gukurikirana za challenge zose twabonye, tugerageze kugira isuku. Nabashimira muri rusange, bajya batuba inyuma muri competition, ndababona cyane. Namwe sitizo mutuba hafi, burya ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Muranadusura, mwatakaje energy zanyu mutugana. Abanyamakuru muri rusange usanga baturi inyuma, batereye isaruti kabisa. Urakoze cyane. Murakoze cyane sitizo.